Iyamana umugahenda kenshi n'amarira menshi yasabye Marina imbabazi nyuma y'amagambo menshi yagiye amuvugaho. Mwagiye mubona ama interview menshi uno Iyamana agiye akora ari kuvuga buryo ki Marina yamubabaje nyuma yuko Marina asibishije indirimbo bari barakoranye n'uyu Iyamana ikurwa gahararo. Ibi ngibi byavuzweho cyane byari bigaruko cyane, ariko Iyamana yagize atya mu marira menshi n'agahenda aravuga ati nyamuneka Marina mbabarira. Iyi saga yabo rero ni ibintu byakomeje kugira bivugwa hano ku mbuga nyambaga. Ibi byose byatangiye ubwo unongo ni Iyamana agize atya akishyira hanze indirimbo yari yarakoranye n'uyu Marina. Amara kwishyira hanze ikaza hanze igatwika, ariko Marina ngo ntiyakunda buryo ki byakoranwe ngo ubunyamwuga bukenye birangira Marina agiye kuri YouTube amuca ruhinga nyuma arayisibisha. Ibintu byose byatangiye gute, byaje guturuka he? Dore ko hari amakuru avuga yuko ngo ibi byose byaje kuba byatangira mbere na mbere yuko ino ndirimbo na postingwa kuri YouTube, ngo byatangiye nyuma yaho ko hari andi mabanga menshi yishi nyuma y'ibi ngibi, tari kuba ngo ino ndirimbo yarasohowe ita kuri wa mashusho. Nyuma y'ibi ngibi rero reka nzi byose tubyinjemo tumenye ngase kuri yeye ese ibintu byabo bigeze ko bashobora kuba batangiye kuba bakumvikana cyangwa se barimo kuba basabana babaze kugira ngo barebe nimba hari icyakorwa. N'ibintu byinshi tugiye kuba twagaruka. Uno muhanzi ngo ni Iyamana yagize ati akorana indirimbo n'uyu mukobwa ngo ni Marina, bakorana indirimbo nziza cyane. Ni indirimbo yaje ya postinzwe iranakundwa, imaze gukundwa. Indirimbo rero ngo ukuntu yakozwe, Iyamana yagize ati abayegereye Marina nk'umuntu umaze nk'umukobwa ukunzwe mu Rwanda. Ni na nyuma y'igihe uno mukobwa yari amaze iminsi atasohora imizigo, ari muri bwa burwayi bwe bwo kuba yari yaragiye kuba yakikoresha ikibuno. Ariko uno ngo ni Iyamana aravuga ati none kahita mukoresha imiziki kugira ngo turebe ko twahita tuzamukiraho ino ndirimbo ikaza kuba yanakundwa. Nyuma yaho rero ngo habayeho kutumvikana gukenya cyangwa se habayeho kusabwa ibintu runaka. Uno ngo ni Marina yaje kuba yasaba ibintu Iyamana bijyanye no ko bakoranga amashusho ahenze ku rwego rwo hejuru. No Iyamana biza kurangira atabonye amafaranga yo kuza kuba yaspendinga muri no video. Hanyuma Iyamana aratekereza aravuga ati nubundi nare narangije gushora amafaranga muri audio cyangwa se nashoye amafaranga muri no muziki idafite amajwi, reka noneho ngiye nyisohore kuko nundi ngewe wayishyuye kwa producer n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Sasa Iyamana raza kuba yagira gutya indirimbo aravuga ati reka nyisohore hanze abantu banamenye ko nakoranye n'icyamamare kazerega. Iyamana yagiye arangije abakubisa hanze umuzigo. Aravuga ati n'umuzigo naraye nkure utanandika imirongo, naraye mvunika nkora imirongo, nanashoyemo udufaranga twanje, none ni gute wambwira ngo ino ndirimbo bigiye kurangira ipfukiranywe idakozwe? Niko rero kuza kuba yayipostinga. Nyuma yaho nyuma yuko yayipostinze itangiye gukundwa, itangiye kuba yakinwa n'abantu. Uno Marina biramubabaza cyane ngo bimujya mu mutwe ku buryo ngo yajyaga no kunywa icyayi kikanga kumanuka, ngo yakinywera n'akabyeri kakanga kumugera ku nzoka, ngo kubera kuntu ngo Iyamana yari yamuhemukiye cyangwa se yari yamuciye ruhinga nyuma agakora ibintu bavuganye kandi bumvikanye ko itagomba gusohoka mu gihe amajwi nk'uko ngo yari yabyifuje atari ko bigenze. Uno mukobwa rero ngo yararyamaga ngo kumva umutima uri kwanga gutera neza, akavuga ati bino bintu ngiye kubikora. Avuga ati ngo nagahinda kenshi, avuga ati nubwo ngo nabyishimiye ariko ngiye kuba nabikora. Uno mukobwa ngo ni Marina aza kuba yatanga ikirego kuri YouTube, aravuga ati no ndimo ni mwisibe birangira indirimbo isibwe. Imaze gusibwa rero nibwo twagiye kubona none dutangiye kubona izindi izindi nkuru zikigenda zisukiranya. Ubutwe ngo ni Iyamana yahise ababara cyane mu gahinda kenshi, araza mu gahinda kenshi ku buryo wabonaga ngo niwamwegereza umuntu wamukoreye ibi bintu ashobora kuba yanamufata no mu mashinga. Ariko uno Iyamana yaje avuga ati uno mukobwa yarambabaje ku rwego rwo hejuru, ngo hari ibintu twumvikanye ngo nagerageza kuba namucira bugufi ngo ambwira icyakorwa, ngo ariko ngo bikarangira ngo Marina nga akomeje kuba yakuriza ibiciro. Urumva Marina nk'umuntu yarangije kuba yasibisha video, ngo hari ukuntu yagombaga kuba yazamuye ibiciro kugira ngo uno mupeta ataza kuba cyangwa se uno muhungu ngo ni Iyamana ataza kuba yatamwinjira cyane bikarangira amakosa agiye kuri Marina. Hari ukuntu iyo wakoze ikintu buriya uhita ushaka kuba wakuriza ibiciro. Rero ngo birangira uno Iyamana akomeje kuba yakinginga Marina ati nyamuneka ko nabonye wansibiye aka video, wansibiye wansibiye indirimbo, ese twakora iki, twabigenza gute, ibintu byaza kuba byagenda gute kugira ngo umbwire icyo nakora, umbwire icyo nasabwa kugira ngo byibuza indirimbo yanjye ireke yongere igaruke. We iby'amashusho tuzabikora nimbona igishoro, kuko mu mufuka hari ukuntu buriya ngo n'abarabanzi hari ukuntu umufuka baba batameze neza ku buryo bashobora kuba yanakora na video mbi, akavuga ati kugira ngo nkore video mbi reka mbanze posting kano karirimbo, nikamara kwinjiza udufaranga dukenya, utwo dufaranga two nza kuba nafata nikoresha muri video, none ngite nsora yongera itwike nze kuba nakinjizamo none amafaranga atubutse kabisa. Rero no muhanzi ngaza kuba yakomeza kwinginga uno Marina amusaba ati warese tukongera tugakorana, warese tukongera tugahuza indirimbo ikongera kagaruka. Ibyo nsaba ngagerageza kuba nabishora, ariko ibyo nashoboye nawe ugagira gutwa ko bitamo imiyaga
kabisa tukareba ko ibintu byavamo, dore turabahanzi nta no kurutwangana. Uyu nguyu uno muhanzi ngo ni Marina nawe biza kuba byamwanga mu nda, gakomeza kumwiryaho ngayanga kuba ko yanga ko mwumvikana. Nyuma yaho rero Marina nawe twaje kuba twabona apostinga ku rubuga rwa X, anagerageza ko yavugana n'abanyamakuru kugira ngo akomeze asigasire ubuhanzi kazi bwe cyase akomeza asigasire ubunyamwuga bwe, nyuma y'uko ibintu bye bikomeje kugenda bimuvugaho hano hanze yuko ashobora kuba atari umuntu ushobotse cyase atari umuntu mwiza. Nabonye abantu benshi cyane bari kugenda bakomatinga muri comment bavuga ati uno muhanzi kazi ngo yitwaye nabi, ngo kuri uno muhanzi ibintu nk'ibyo bagenda bavuga ati uno muhanzi yagaragaje ngo kwiyemera kwinshi, yagaragaje ko kwishongora, ibintu byinshi bitari byiza byari byakomeje kugenda bivuga kuri Marina bitewe n'ama interview menshi cyase n'ibintu byinshi twagiye tubona Yamana ari kugenda avugana n'abanyamakuru ari kugenda babwira ati uno muhanzi kazi yarambabaje ankorera ibi bintu, kandi ukabona ko n'abantu bari kugenda batanga feedback zigaragaza ko nabo bababajwe n'ibi bintu ino Yamana yari yarakorewe kabisa. Hanyuma rero kuno byaje kuba byakomeza, uno muhanzi ngo ni Marina nawe yagize ati abaraje hano kumbago nyambaga atangira kuba yagaragaza noneho nawe ukuri kwe. Aragira ati ngiye nakoranye indirimbo na Yamano, haza kuba habaho kutumvikana ku bintu runaka. Hanyuma rero nyuma yaho ngo nibwo Marina yaje kuba yabona ino ndirimbo ipostingwa, kandi postingwa atabyumvikanyeho n'umuhanzi bari bakoranye ino ndirimbo ari we Yamano. Abirangira uno Marina avuze ati ino ndirimbo ngiye kuba nayisibisha. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo ngo icyamubaje cyane mbere ko aba yakora ibyo byose, ngo icyari cyamubaje cyane ngo nuko ngo yayipostinze byibuze itarafite n'amashusho, ngo ibyo ngibyo akaba ari ibintu ngo bitamushimishije, ngo ni ibintu ngo byamubabaje, ngo bimukora ku mutima kabisa mu gahinda kenshi, ngo kuko ngo yabonaga ari ibintu byakora mu bunyamwuga buke. Ubunyamwuga buke kabisa. Abantu benshi ragiye mbona bari kugarukika kuri no ngingo yo kuvuga ngo ubunyamwuga buke yakoresheje, baravuga ati kuko ni kwa kwiyemera ko nundi ashize hanze, ngo ni gute ari kwita umuhanzi akamwita ko nta bunyamwuga afite mu muziki cyangwa se ko afite ubunyamwuga buke, kuvuga ngo na experience, ngo nyine ngo ni umuntu uri aho ngaho udafite ubwo bunyamwuga ngo buhagije. Nabonye abantu benshi bari kugenda babivugaho cyane gutyo babifata muri yo sanse, bakavuga ati hari ukuntu ushobora kuba uri gutekereza ko Marina, uri gutekereza ko uno Yamana aribwo ari kumvikana cyangwa aribwo ari kuba yamenyekana, ariko nutekeze ko buriya ngo Yamana yatangiye umuziki vuba. Buriya Yamana yatangiye umuziki kera, bivuze ko ubwo bunyamwuga uri kuvuga cyangwa se iyo experience uri kuvuga nawe ashobora kuba yifite bitewe n'igihe cyose amaze mu muziki. Rero ngo kuba aribwo ari kuba yagereza kuba yabona gahiti, ngo ntabwo aribwo bivuze ko aribwo azamutse. Ngo kantu nguze ngo Marina nguze kugatekerezaho. Ino ni post cyangwa se ni comment yatewe nyuma y'amagambo Marina yaravuze, biza kurangira ino comment igiye ikundwa n'abantu benshi cyane, bagenda nabo bayigaruka bavuga ati ni gute uno Marina ibintu koko yavuze n'ibyo ibintu koko byari bibabaje hano, kuko yaragaragaje ko kwishongora ko kwemera n'ibindi bintu byinshi cyane bikomeye cyane. Ariko nyuma y'ibyo bintu byose kumaje kugenda biba, nyuma yuko uno Marina aje akavuga ukuri, uno Yamana nawe yaje kuba yakicara ngaratekereza nk'umuntu muzima, aravuga ati noneho reka ngire gutya nsaba imbabazi uno Marina, nze kureba ko uno muziki waza kuba wakundwa cyangwa se uno muziki wanjye waza kuba utazama akantu k'agatotsi, ngiye na Marina tuze kuba twakongera twasubirana. Rero uno Yamana yagize ati Marina uri umuhanzi kazi mwiza nkunda kandi nubaha, ni nayo mpamvu twakoranye indirimbo nziza cyane. Arongeraho akantu kanziza cyane, arabakomeza avuga ati ngo ibyabaye sinumva ko byanagera ahangaha, bivuze ngo ibintu yavuze ntabwo yari azi ko nyine byaba ari ibintu bizaba big deal, nubwo yaje kumbaga bagatangira ko yayivugaho amagambo menshi cyane kuko yabivuze inshuro nyinshi ku buryo ari ibintu byaje kuba byakumvikana. Arakomeza aravuga ati Marina umbabarire mwamikazi, akantu ko mwamikazi ahangaha nahageze itankiraho ga full stop. Arangije avuga ati ngibaze twanganye, ngo ntibyashoboka pe ngibaze mwanganye. Ahangaha nahise mvuga ati baze mwanganye sinabaho. Yigira inama ni yavuga ati ibaze twanganye sinabaho, kuko aramutse bivuze gutyo byahita biba iyo ndirimbo twaba tuyizi. Yanditse gusa aravuga ati baze twanganye, gusa byashoboka pe. Uyu mukobwa ngo w'igihugu ni Imana irenze kabisa, ni mu mutega amatwi, ni mu dutega amatwi mwumva imiziki yacu nkatwe nk'abahanzi, ngo natukazi dufite ni ukubaha imiziki kandi myiza. Ariko nyuma yo gupostinga no magambo avuga ati Marina mbabarira, abantu bagiye babigarukaho cyane bavuga ati se aho kutangiye gusaba imbabazi ubwo se wari uri mu makosa, batangiye kuba babigarukaho cyane. Ariko ahangaha ikintu kiba kigaragara neza nuko niyo haba harimo wakoze amakosa, ikigaragara nuko bari gutangira kuba bakumvikana, ibintu bya beef bakabishaka ku ruhande bakaza kuba bakumvikana, ikibazo kiri bakakiganiraho
bakagishira ku ruhande. Usibye kandi nabyo bintu biba bigomba kuba hagati y'abantu bazima batekereza bafite bwa bunyamwuga. Numvishe mu Marina nawe ari kugenda komozaho, bagomba kuba bavuga ati reka turebe hano ikibazo kiri tugikemure. Ese insabwa ibiki? Nimba ari n'ahantu nagusebereje cyangwa se nagukoreye ikosa mbe naza magusabira imbabazi. Angane handi turi buze kuba twaza kuba noneho twabona result nziza cyangwa se ikizava muri ibi ngibi kizima, aho turi buze kuba twabona noneho Marina na n'uyu nguyu ngo ni amano baje kuba bakiyunga cyangwa se baza kuba bagiri ukundi kuntu baza kuba babigenze, bakaba wenda ino ndirimbo baza kuba noneho bahitamo kutabayikorera amashusho kaza kuba yasohoka. Mu gihe tugitegereje no Marina feedback ari buze kuba yatanga nyuma y'uko gusabwa imbabazi nawe uyu nguyu y'amano wakomeje kugenda musebya hano ku mugonyambaga, turaje kuba dutegereje tuze kureba ese Marina araza kuba yabivugaho iki, akibivugaho cyangwa se ino saga yabo ndaza kuba nayikurikirana kuyanze kuza kuba nakomeje kwibagezaho. Mwibutsa kureba rero video mba nagiye ngukorera z'ibintu byakomeje kugenda bicicikana ku mugonyambaga, amabanga menshi na saga menshi n'amabanga menshi bayihishe mu bintu byose byabaye tuba twagiye tubona binyura ahangaha, nandi makuru menshi acukumbuye ubu utakumva handi. Ni Vibe. Mwibutsa ko subscribe nimba utarekora kandi bare koze umuntu agaciro cyane kabisa. Ese mutakora subscribe kuri Ni Vibe makuru yakuraye.